dufite amakuru yihutirwa kuko igihugu cyatewe wenda nibyo twaheraho yego hita twinjira mu makuru yacu aha ngaha ni ku Nsobeko TV kuko bisanga muri kumwe na Musha Joshua turabaramukije aho muri hatandukanye abo mu rurimi rwacu indimi zose zishamikiye ku Kinyarwanda n'Ikirundi wa Kinyamurenge Kinyamasisi n'ibindi hanyuma tugeze mwanya makuru urakoze cyane reka duhite twinjira n'ubundi makuru ko impamvu z'amakuru menshi hari kandi tuzi ko neza hakiri impinduka zikomeye twabwiye abantu ko aya makuru tubabwira na amakuru y'urugamba kandi amakuru y'urugamba na amakuru yicara hindagurika umunota ku wundi so uyu munota tugiye gukora iyi nkuru cyangwa se tugiye kubabwira amakuru tugiye kubabwira ariho nyuma y'aya makuru turi bukore hari buze n'andi mashasha nayo turasaba tugaruke tuze kugira ute ubwo kuko mbibona turaza kubageza amakuru nimugoroba n'ubundi cyangwa se mu yandi masaha ari imbere aha dufite amakuru yihutirwa kuko igihugu cyatewe wenda nibyo twaheraho yego hita twinjira mu makuru yacu reka tureke kuja kure n'ibivugwa hariya muri zone ziyobowe na AFC abariho duhera kuko hazutse haterwa mu bice byinshi cyane reka tuje kuri Twitter y'umuvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka yavuze ngo irija ko babyumva no kuvuga ngo byihutirwa cyangwa se ibintu by'igitaraganya impuruza turatewe niko yavuze AFC M23 porte à la connaissance du peuple congolais que dès les premières heures de ce matin ubwo ni ku itariki ya none le 2 décembre 2025 ni none les forces coalisées du régime de Kinshasa ont déclenché des attaques généralisées contre les zones densément peuplées ainsi que sur l'ensemble des lignes de front. Les assauts d'une intensité particulière se concentrent notamment le long des axes suivants. Katokogota, Luvungi, Kaziba, ni muri plateau, Chivanga, Hombo, aho ni muri za Shabunda, na Kasika yo muri Mwenga. Aho hose hatewe nanone kandi siwe wabikomojeho wenyine munsi yanditse ngo la situation est catastrophique ubwo no kuvuga ngo igihugu cyabaye muri catastrophe nanone kandi umuyobozi wungirije wa M23 cyangwa se umuyobozi wa M23 witwa Bertrand Bisimwa président wa M23 aravuze ngo update poursuite de violation c'est le fait ubwo ibiganiro bizahagarara c'est le fait hari ni yari irimo ku loading agaleka n'ubundi bagize iminsi bayica tiko bitindaho atreto ce matin à 3h ubwo ni saa 9 za mugicuku cyangwa se zigicuku ari saa 3 za mugitondo la coalition des forces du régime de Kinshasa attaque les positions de ARC iyo ni armée révolutionnaire congolaise sur les axes suivants nanone kandi hahandi Katokogota Luvungi Kaziba au plateau Kasika Mwenga Chivanga Bunyakiri aho ni kuvuga ngo ni muri Shabunda nanone kandi arandika ngo l'ARC se défend ni ukuvuga ngo hate wantu hagara muri hane cyangwa yatanu kandi izo position zatewe icyarimwe reka duhere hano hafi muri Katokogota aho ingabo coalition cyangwa se ingabo ziganjemo cyane ingabo z'u Burundi force burundaise na FDLR na Maimai na FARDC les masari nyinshi cyane bazuse bagaba igitero simusiga muri axe ya Luvunge ubwo ni Katokogota kuba hazi ni hakuno ya Luvunge ugaruka muri donc ni ku mpaka wegereye mpaka w'u Rwanda urenze Kamanyura hita winjira Katokogota ugatabinjira muri za Luvunge ubwo utambutse bya Luvunge ya kurya y'amashu y'amamonima yo kwa Mubuto aho ngaho havuse haba urufaya rw'amasasu akakaye ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi ko batera ingabo za AFC ingabo zirwanaho cyangwa se ingabo za revolution babatera sake na zigicuku kandi babatera na intensité no bango bateranye imbaraga zidasanzwe iyo tuvuga gutyo no kuvuga ngo amabombe ku buryo amabombe yavaga hariya muri Katokogota akagera za Kamanyura kicana abantu kugeza n'ubu niyo makuru dufite nuko hari abana bashobora kuba bamaze gupfa barimo n'abana bacu
hari umwanya utari mutoya, ni ukuvuga ngo barasaga muri Katogota bagaterana amabomba agaruka muri Kamanyura, aho ni hafi no mu Rwanda, Nzabugaramazira aho ngaho, n'ibyanzu bahanye, ni hamwe nta rugabano ruhari, ni Rusizi iciye hagati gusa, Rusizi n'iciye hagati. Rero amakuru yo muri Katogota nuko bimeze, ariko amakuru dufite gihamya nuko ingabo z'u Burundi zahuye n'ikibatsi, ku buryo hari abahunze basubira muri Ruvunge bakeya, ariko abenshi dufite nuko amakuru dufite nuko abenshi bamanutse baha ya Rusizi, kibaya cya Rusizi, bakikiza kibaya cya Rusizi, bambukira za Cibitoke cya Rugombo. Abana abahunze baje iwabo, ubwo uko bakiriwe ntitubizi, niba bagaruwe wenda bashaka kugaruka baciye muri Uvira kandi bakazamuka gasubira ku rugamba, ariko mu by'ukuri ntawo bagaya bahuye n'ingabo zirimo kwirwanaho. Kandi tubwira abantu kuko intambara yo ya nyuma, abarundi bari hari ufite ubwenge, Kongo ifite amashamba, ushobora kwiyeka gatoya tukazakubona uri muzima, bagucura iwanyu. Atari ivyo bashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane, n'abazaburaga ihambwa. Kandi intambara yo ya nyuma tubibwira abantu, iyo Katogota rero uhatambuka uja ugana za Ruvunge, niyo hari umuhanda ugana iburyo, ubwo ni za Rubarika, Rubarikaho wenda kuja muri Moye Plateau uzoza mukurenga za Rurambo, aho ngaho ingabo zacu zamaze kuhagera. Mu by'ukuri hari na elema zatangiye kugera muri Ruvunge, ariko nkuko batewe sindamenya uburyo offensive defensive yacu nako yiteguye, nako ntabwo iteguye ko barirwanaho, kuko umuyobozi yavuze ngo live c'est défend, ko barirwanaho, ariko muri kwa kwirwanaho bashaka kwigarura utundi duce. Kuri ubwo rero hakaba hari ingabo zishaka kwazambutse muri Ruvunge kuri none tuvugana, niba zikomeza niba zihagarara aho zigeze, iyo ni gahunda ni strategy zabo za gisirikari, ariko mu by'ukuri niko bimeze. Ubwo ngubwo Nyangezi ntiri kure, naho hafi, tuzamuka tugana za Kaziba, aho hose yateye kuri ya masaha n'ubundi, aterana imbaraga nyinshi cyane, ariko nanone yahuye n'imbaraga zimiri izindi mbaraga. Hari imbunda zacu ziri ruguru mwirango cyangwa imbunda za revolution mwirango rya Kaziba, ko zirarasa neza. Kaziba umwanzi yatawanyitse, twarasubira inyuma. Shabunda niyo utaramenya amakuru neza cyane, ariko nanone ko turirwanaho, ingabo za revolution ko zirirwanaho. Wenda tukiraha muri kote ya Kaziba, intare zimaze gukuramo ikambe cyangwa se yari komeye cyane, hari ahantu ahitwa ngo ni Mitimbiri. Ubwo aho havuyemo RY'IMANA icubahiro, Mitimbiri yavuyemo rwose. Baratangira ariko bazi kuko batarwanira. Mitimbiri ubawugana uja za Kange kera wafashe ya Rurambo, Ho Plateau. Ubwo rero birikora birwanaho buri Imana bahana imbaraga na strategy, kandi nabafite professionalism iri ku rwego rwo hejuru. No kuvuga ngo ibyo bakora barabizi, ahubwo abarundi bashaka kwisanga hagati niba badahunse cyane, kuko izi ngabo ziri muri Ruvunge zishoye ku avansa zikagera muri Uvira, baba basigaranye inzira y'amazi, kandi inzira y'amazi iragoye. Mukanya afanze rugabo nibyo avuze, bashaka inzira akibona. None se uruva hari hose sikuri Ruvunge, d'abord hari umuhanda w'ikaburimbo, akaba n'ahantu harambitse hatagoye wenda n'ibikoresho, ko urabona ko AFC ifite ibikoresho bihagije, imodoka n'ibindi n'ibifaro. Hari aho no kuvuga ngo ni imihanda, kandi hari umuhanda w'ikaburimbo, ku buryo avance mishobora kwihuta cyane. No kuvuga ngo avance ishobora kwihuta, kandi iyo ugeze muri Uvira urabona uvuye hari ya winjira muri Ruvunge bwegera Rubirizi gutyo ku Mutarure muri Sange. Gusa wenda strategy za gisirikare bashaka kutaheza ibarabara ryose, bakaboca za Rubarika bagakomeza kimwe nuko woca mu micamo amatopo yose, cyangwa bakamanuka na Rusizi yegamiye Burundi, bakamanuka na Rusizi bakarenga neza bigatumba ku ruhande rwa Kongo, ubwo bakavimvira ikaba inzira Kavimvira bagatega amayinjira. Ibyo byose birashoboka, Kavimvira n'umupaka winjira cyane kuko abarundi batanabibona, kandi twababwiye ko barushijwe imbaraga. Sinzi impamvu batabyemera, kuko gukura umuntu ubonaga n'umwirukana hari agabenda ngo ni hafi y'iwabo, bibaye byiza bataha gukorerwa isoni imbere y'abana n'abagore. Kubu ngubu hari imirambo myinshi yatakaye hariya muri Mwenga. Iyo tuvuga Mwenga abantu ntibumva ukuntu muri Mwenga bimeze. Mwenga no kuvuga ngo Mwenga hari ingabo z'u Burundi ziyagotewe, zidafite aho zidafite imbere n'inyuma, nyuma yuko baciye ibiraro. Nuvuga ngo hirya hari ingabo za AFC, hirya hari ingabo baza kwisanga hagati,
abo ngabo baraho ntibazi ukuntu bazohava ariko mu by'ukuri izo ni mateko z'intambara aho hari abaguye muri Kasika badashobora kuba barahambwe kuko barimo biruka bahunga iyo rose bikatubabaza twebwe nk'abantu baturiye akarere cyangwa se nka East Africa kuko bara bose nabagabo n'amaboko agomba gukora ibishoboka byose tugatera imbere cyangwa se agakora ibijanye n'iterambere n'ibindi bitunga abana bacu kuko nta murundi nta munyamurenge nta mukongomani nta munyarwanda nta mukenya nta mugande iyo ni East Africa n'imbaraga za East Africa zirimo kugenda zigabanuka ku nyungu z'abantu babiri tutazi iyo bajana abantu niyo babakura uwo nta wundi ni Felix Gisegeti ndayishimiye barangajwe imbere n'inda zabo batitaye ku magara y'abantu ahubwo ko barasubiza East Africa inyuma twibutsa abantu kuko uwo twari dutegereje kuko tugira passport imwe yari yanatangiye amaviza yarimo kuvamo hari yagiye kurikiraho gahunda y'ubango bakoreye imisoro ibisora n'ibindi umuntu azakora andashaka kandi ubucuruzi bw'imipaka bwambukiranya imipaka hatabayeho kugenda usora amabariyeri n'ibindi kivugo ca Mombasa kitariho urabona abantu bari iraza Rwanda na za Burundi n'ahandi baza gukura ibintu urabana Mombasa barasora kugira ngo umuzigo ube hariya nigire ngo nta fuso short cyangwa se irazira terera ntishobora guhaguruka idatanze byo buzidore 200 naho no kuja hejuru urumva iyo ni misoro Kenya yinjiza ariko nanone kandi ivuyeho ubucuruzi bwagenda neza cyane rero niyo twaganaga kandi ukabonaga bimeze neza rero uyu muntu witwa Ndayishimiye na Felix Gisegeti nibo bantu bashobora kuba basubiza iterambere rya East Africa inyuma baba bimisamoko n'ibindi bintu bidafite umumaro ariko reka tubabwire ko ino ntambara batazayinisha cyane ibyo bitamoko bizabarangirana kuko aba extremiste muri aramoko ni bakeya nukuvuga ngo ku ruhande rwabo kuko ababyibwira ngo abantu nibiki tunabisa abantu bose bari badukurikira ko twese turi abantu nta muri lotike bahariye lotike ni umuntu uvuga ururimi ni lotike nizo bidown ni langue ni losarienne nta muntu uvuga urwo rurimi hari iwacu hari twese turi abantu tugomba kubana amahoro ibijanye no kuvuga ngo ishusho no kumuntu asabiriya ni famille ntabwo ushobora kuvugana se n'umuvandimwe wawe wenda agashaka umuzungu cyangwa se agashaka umugore ubona wenda ufite icyo twita ngo ni isura kandi isura nziza n'umutima akaba yabyara abana president mabeza kuruta bawe wenda kwisura bene izo ngivyo nivyo biri hari ariko harana turabavukanye twese harantana nta moko akagomeje kuba noneho nk'abahutu n'abatutsi bo n'ubwoko bumwe rero ibyo bazana propaganda izabasazanya abo bakoresha kuri none bazahumuka nabwo nk'interamwe ubushize tubabwira abantu kuko interamwe zohereje abana n'abagore kuko zamuzwe n'amacakubiri zamaze kuba conscious kuko ibyo zishoyemo atari byiza barimo gutinya ibihano bakagombye kuba baratanye n'abana n'abagore wakohereza umwana n'umugore ahantu hatari heza bisigura ngo bamaze kumenya ko ideology yabo yashaje kwanga abantu cyangwa se kwanga ubwoko runaka n'ibintu bitagezwe muri kino gihe kandi bihangwa n'amategeko mpuzamahanga niko bimeze rero muri kazi burumva kuko hari ikayabo ivuyemo aduyi atangiza intabara adashoboye ziri haso za aduyi jewe muri cyo ziba zishingiyeho ariko hari ni mbona ari ugushaka kugira ngo biganire bita cyane bagenda neza yurizwemo none turi ku itariki zibiri après demain nuvuga ngo umunsi ukurikirejo twari dufite ibiganiro ariko ni ibiganiro by'ibihugu bibiri igihugu cy'u Rwanda na Congo ariko ku kibazo ca hariya n'ubundi ibibazo byahise kuko babashinja kuko AFC ikorabora n'u Rwanda ibyo biganiro zabitumye mu Ndayishimiye nk'indorerezi bigatuma ari na president Rutongira ngo aratumiwe muri iyo nama Ruto n'umugabo ushira mu gaciro uyu turamwemera wenda yatumiwe nawe uruhande rundi positive bo araza arebe nawe n'umugabo ushira mu gaciro Ruto kandi azi histoire yari yandu cyane nta kimusobye ariko mu byukuri niko bimeze Shabunda aho nuko nguko za Bunyakiri za Hombo aduye yateye ahantu hagara muri 4 cyangwa 5 ariko ingabo ko zirirwanaho kandi mu byukuri aduye arimo guhunga arimo gusubira inyuma barasubizwa inyuma n'umuriro yego kandi twibutsa abantu ko ino ntambara ishobora kuba ari ya nyuma nako ntishobora iyi niyo ntambara ya nyuma igihugu kikabona ihumure n'amahoro kikaja amaboko meza kikava mu maboko y'abagambanyi n'abicanyi bimisiro ndakoko na genocide ikorerwa kimwe mu gice cy'abako kimwe mu bice by'abakongomani cyangwa mu bamwe mu bakongomani
yego wenda tugana no ku musozo tuzamuke ruguru cyangwa se imisozi miremire murenge haba habusutse gute sero nuko afande Rugabo yavuze haratuje wenda sinzi niba ufite ijwi rya afande Rugabo uko ari kuri space mu kanya kandi n'amakuru y'ubu mu kanya gato wenda abantu bamutegera tukaza kugira icyo tuvugaho natwe. Okay. ndabona abantu benshi n'abandi ntazi abo nzi ndabasuhuje abo ntazi ndabasuhuje dukomeze tumenyana gusa nagira ngo dukomeze duheza pole abakomeje bahura n'ibibazo nk'abo ngabo bose bagendera mu kigari bakazira ubusa bagapfa batazi iyo baja duheza cyane ingabo z'u Burundi zikomeje zishirira mu mashamba ya Kongo bari ku nyungu y'umuntu umwe yuko niko ntekereza bahe banyura inzira z'imisaraba abenshi bari muri za Mwenga batakaye mu mashamba abandi bahambwe mu byobo muri mafos commune abandi batakaye aho ngaho inkomere zatakaye ku misozi ibyo byose dukomeje tubaheza pole ntabwo twishimira gupfa kw'abantu bahe bapfa mu bujiji cyangwa bahe bapfa ku nyungu z'ubundi muntu gusa nuko twakomeza tubwira leta y'u Burundi yuko byari byiza yuko yakora ingabo zabo muri Kongo bigishoboka muri Bible niho hazavuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka akabonwa reka tubwire abarundi ngo nibashake inzira bigishoboka ko ziboneka atari ibyo ngibyo bazosubira bongere banyure inzira y'umusaraba kandi hariya hari uruzi hariho Tanganyika tituzi kuko bizabakundira kugira ngo bayivogere kimwe n'inzozi zindi zose icyo twababwira nuko Minembwe yabyutse neza yuko nanjye mfite umwanya mutoya ubu ngiye kugenda yuko numva yuko namwe na space mwari mugiye no kuyirangiza murakoze kumpa umwanya Minembwe yose yavutse neza nubwo ibirindiro byose by'abarundi bigicuzuyemo ingabo ariko nubwo bihari ntabwo biduteye ubwoba kandi dukomeza dusemerera niko abarundi bavuga tuvuga buri munsi tuvuze induru tubwira abarundi ngo nibahaguruke nibatahe Munyamurenge ntabwo yigeze aba umugome w'umurundi ubundi twabanye mu Burundi twigishije abarundi twasangiye n'abarundi twagize inshuti n'abarundi twashakanye n'abarundi nta kibi twagiranaga nabo uretse kuva byatangirira mu Gatumba na mbere yaho bica abarimu noneho bakaba baradukurikiranye Murenge bakaba bageze kuri zero muri hafi ya centre ya Minembwe ari aho abarundi bakambitse ngo nta kindi bashaka ko barashaka umwanzi wabo kandi umwanzi wabo ni Umunyamurenge icyo twababwira nuko iminsi baringwa ku ntoki kakujya y'umujura igihe niki ngiki cyo kugira ngo muzibagirwe imisozi y'Umurenge muzayikumbura gusa nico nababwira bazaba baracitse ku icumu rero muri Minembwe nuko bimeze ariko ahandi hose bivana n'itangazo ngire ngo abiyumviye abadukurikira mwiyumviye Minembwe ntitwavuga ko ari amahoro kuko umurundi ashobora kuba agize nako ndashobora aracazungurutse Minembwe kwa kundi byahoze aracafunze zarabitaye mazose mu bijanye n'imibereho by'abanyamurenge ntamenyo yinjira nta kintu uvuga ngo abanyamurenge baca muri ya boycottage yazamwe n'abarundi bafungira imyunyu n'ibindi byose n'imiti nanone kandi drone byavuzwe ko ziri hejuru ya Minembwe isaha n'isaha zishobora kurasa ariko mu by'ukuri ntiziteye ubwoba twe twamaze kumenya ko kwira Intambara ari yo nyuma kandi ibyo bakora byose no gutsindwa iyo bimuri Intambara hejuru bamaze gutanga amasaha 72 inshuro zibiri inshuro ya mbere batanze amasaha 72 ngo buce bwa nyuma hari mu itangazo rya Tafoke baryibuka nyuma noneho uwitwa Munigantama ushinzwe cooperation y'ibikorwa nyine bya Tafoke hariya iyo plateau aja kuri kamera arasubira nano avuga byinshi birimo kwishongora no gusa nushaka gutandukanya abaturage n'igisirikare kibarinda kibahaye amahoro ni byinshi ibintu bibabaje cyane ndetse abesha ko twirwaneho yahunze ngiri mu baturage atanga n'amasaha 72 ubwo ni nyuma yuko twirwana ifashe rwizango ku yabanyazemo n'imbona nishi cyane ndetse yabatsinda benshi barimo n'umuyobozi wungirije wa Mayimayi n'umajoro wa FARDC bose bahasize ubuzima rero ibyo byose biza gukurangira muri Gantamba kandi atanze amasaha 72 kuko inkomeri zishikiriza ingabo zabo za Tafoke abaturage batishikiriza Tafoke twirwanaho igafata imbunda ikagenda ikazitanga ababishaka ngo batabishaka ngo akaba hari imbaraga zihari zo kubasha dutegereza amasaha kandi 72
nanone kandi ndaga ngo yararenze nukurenga se kandi amayenga birarashize yararenze amayenga birarashize muniga ntama ahubwo se ko nta jambo cyangwa ari byo bitero by'uyu munsi wenda bari gutera nta wamenya ariko bateye kure naho yari mavuga ariko mu by'ukuri nubwo bari aho hafi nta ingabo za AFC zifite ubwoba twirwaneho M23 bari hariya barabiteguye ahubwo imbarutso yaratinze bategereje ko batera ko basanga batera baratinye kugeza ubu nyine nta kirakorwa ariko mu by'ukuri baryamiye amajanja kandi reka tubwire abantu bari hariya kuko bataza twirwanibiri hariya ni iwabo twirwaneho ntiwamenya aho iri hariya ntawe itanari ntiwamenya aho iri ntiwamenya rero umurundi ufite ubwenge cyangwa se afande muri batawe yiyuwe ntacu warwanira urwane ufite ubwenge urwane wihinzira cyangwa uvuga natwe twirwane iruhande rwawe inzira ni nyinshi zo gukiza amagara y'abavandimwe rero nuko bimeze muri Minembwe yego afande yongeho ati uyu munsi ejo biro mu maziko cyangwa se mu kire cy'umubyeyi wapfuye azira ingaruka za drone uyu munsi none nibwo bari bushingure cyangwa se bashingura Revera Gikwerere akatubifuriza iruko ridashira ari amabombe umunsi wa munsi iri asuko irasa ikirasa hari umukecuru wese ucikana kubera umuripuko cyangwa se urusaku rwaskoye nanone kandi abafite ibibazo bya pressure kuko biraturika cyane kandi biturikira hafi y'abaturage bikanangiza n'imisozi n'ibindi nanone ndetse ntibapfara abaturage Imana yabahagazeho bire Imana y'umurenge buri drone ya buri munsi skoye za buri munsi muri byo hakaba hari abantu benshi bagize crise z'imitima kubera ari amabombe na zira drone za buri munsi bikekwa ko rero na Revera muri uwo muvyo cyangwa se muri urwo rusaku rwari amabombe ashobora kuba yaragize crise y'umutima bikarangira nanone nawe kandi erega hari impfu nyinshi ziva mu gahinda n'ibyabaye hariya stress ntitandukana n'umutima nizo za pressure birajana byose rero ibyica abanyamurenge ni byinshi kuri none ariko mu by'ukuri ntibazashira kandi abazasigara bazabona amahoro igihe cyo gutabagwa nuko afande yavuze igihe cyo gutabagwa cyageze abantu bakomeza bategereze ubutabazi hirya no hino tunakangurira abarundi gutaha bigishoboka asante reka dusoreze amakuru yacu aha kugira ngo tubashe gukurikirana uko urugamba rumeze ku murongo rugamba nabwo turasaka tugaruke tubwira abantu yego urabona kuko nibwo amakuru menshi akitugeraho kandi intambara yarimbanije amatoke turaza kuyamenya neza amasaha y'umugoroba yego turayabazanira kuko turabatumikira uko bikwiye urakoze cyane tubise ko twari kurunga TV nje nicubera Alex nanone ari kumwe na mugenzi wanje Kunsobeko TV Mugisha Joshua murakoze cyane asante